Tiru kandi twakora umurimo w'Imana ishinzwe iterambere muri ya paruwase, ariko tukaba tunakora umurimo w'Imana muri Holy Call Worship Ministry. Mu yandi magambo turabarana. Imana ishimwe cyane rero, tunejejwe cyane ko nuko tugeze aha, kandi dushimira abayobozi cyane batwemereye ko muri iyi minsi 40 natwe twaba bamwe mu baganira ijambo ry'Imana. Mubikunze rwose mwabampera amashyi menshi cyane. Turashima Imana rero ko mu byo yaduhaye harimo n'ijambo ryayo, kandi reka nihute ngira ngo bagitunganya ibyuma. Reka mbasabe dufate Bibiliya zacu, hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, hanyuma ngane ku ntego baduhaye. Turasoma muri Yesaya igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ndabona babigeze. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 8, hanyuma ndasoma umurongo waho wa 18, paje ni 668 mu isezerano rya kera, 668 ibice 8, hanyuma umurongo wa 18 haravuze ngo, dore jyewe n'abana iteka yampaye turabo kubera Abisiraheli ibimenye n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Hanyuma 19 aravuze ngo, niba babwira ngo nimushike abashyitsi mubashikishe, mucake n'abapfumu banwigira bakongera reka dusubiremo 19 haravuze ngo, kandi nibabwira ngo nimushake abashyitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? 20 haravuze ngo, nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Amen. Reka dusome nanone Abaheburayo, rwandikiwe Abaheburayo ibice byaho 12, hanyuma turasoma umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Dukoremo intego twiganirire umwanya mutoya. Paje ni 231, rwandikiwe Abaheburayo ibice byaho 13 umurongo wa 5, 13 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuze ngo, ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya umuntu yabasha kuntwara iki. Amen. Murihangana dufunge ibitabo byacu, hanyuma tuganire kuri aya magambo meza y'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru,
ndagushimiye ko uri Imana yacu bwite. Ndahangaha guhaye icyubahiro Mana, kubera yuko uyu munsi wowe uturemeye hamwe n'iri teraniro tuje kumva ijambo ryawe wandikishije ngo ritubere itabaza. Ninginze Imana rero nguheze imbaraga zose z'umwijima, ahubwo duhamagaye imbaraga zisumba byose kugira ngo zibaha ahantu tuje kugutega amatwi, kugira ngo twumve ikituganiriza. Kandi Imana, hejuru y'ibi turifuza kuzagera mu gihugu cyo mu ijuru tunesheje imiruho n'imihati y'isi. Urakoze Mana kuje kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, Yesu ashimwe. Tugiye kuganira rero, kandi buriya iyo abantu baganira nkunda yuko bahana n'ijambo, sibyo ra? Abantu iyo umuntu aganira na mugenzi we bahana ijambo, hanyuma ikiganiro nyine kikaba cyiza. Ntabwo ndi butware umwanya munini, ariko mu by'ukuri badutumira baduhaye iriya ntego ivuga ngo ni ikihe gikorwa kiruta ibindi byose agaciro. Yesu ashimwe cyane. Nibyo tugiye kuganiraho rero, ariko bambwiye ikintu cyiza ndanezerwa. Baravuga ngo hano iyo abantu bariho baganira banazana n'ibibazo abantu bakabiganiraho, kugira ngo na za nyigisho zacu cyangwa cya kiganiro turebe ko twese cyasigaye muri twebwe. Nagira ngo rero ngiye muri ubu buryo, duhere ku bibazo. Ngira ngo uri kuri projection yajya inyuma cyane, ngahera ku bibazo, hanyuma tukaza kuganira ariko tuzi ibibazo turi buze kugenda twibaza. Nabyo byiza cyane rero yuko iki kiganiro cyacu cyagenda kidufasha dushakamo n'ibisubizo, tukaza kuza kujya mu matsinda ariko twamenye neza n'icyo turi bubazwe. Icyambere mwabiriya bibazo nibajije ngo umwanya wo gusabana n'Imana na bagenzi bawe mu gihe cy'icyumweru, ubwo mu gihe cy'icyumweru kiri ku kigero cya kangahe ku ijana? Ubona ari ihe mpamvu y'iryo janisha? Hanyuma wakora iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ngira ngo ntibibagore kubyandika, baraza kubisubizaho nyuma, ariko turaza kuganira tugenda tubitekerezaho. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo mbese ibyo utunze biguha umunezero urambye kubera iki? Ni ikibazo cya kabiri turi buze kuza gusubiza. Hanyuma ikibazo cya gatatu kiravuga ngo umuntu uri mu bihe bya nyuma asezera ku isi, wabonye cyangwa wumvise ari ibiki yifuza gusezeraho bwa nyuma? Umuntu uri kwa muganga, n'urugero, ageze mu minsi ye ya nyuma, iyo wumva amateka y'uwo muntu cyangwa se hari wigeze ubona, ni ibiki yifuza gusezeraho bwa nyuma? Nibyo turi buganire, nibyo turi buze kwibazaho nk'ibibazo, ariko ndagira ngo dusubire noneho ku kiganiro cyacu. Imana yacu nishimwe. Hanyuma nkimara kubona iriya ntego naribajije cyane, ndavuga ngo mu by'ukuri se ni iki cyaba gifite agaciro cyane muri iyi si twebwe abantu tumaze kubona tukavuga ngo ni byiza koko? Iyo ndebye mu bintu bibaho kandi byinshi, hari kimwe nabonye gifite agaciro kurusha ibindi, nanjye kiba ikibazo cyanjye bwite. Mana yacu nishimwe. Hanyuma akomeje, naje gutekereza, nongera gusubira inyuma cyane ku rugendo rwacu twebwe abacunguwe, twebwe abakirisitu, twebwe abaje hano mu nzu y'Imana. Haleluya. Nza kwibaza ku bintu bikomeye abantu bari mu isi bagiye bakora ibyaha mu buryo butangaje. Yewe nza no kugera cyane ku Bisiraheli, bagira igendo rukomeye rwo kuva mu gihugu cya Egiputa, ntabwo ndi bubatindeho. Hanyuma bageze mu butayu bwaho batangira gukora ibyaha, kandi bari mu nzira. Imana ibavanye mu gihugu cyari kirimo ububata, cyari kirimo uburetwa, bagera mu butayu, baracyari mu nzira bagenda, ariko bakajya bakora ibyaha. Ntekereza ku muntu nihuse,
biza kunjyana cyane ku nama yabereye mu gihugu cy'ijuru. Inama iraterana iravuga ngo ni byiza yuko umuntu twaremanye urukundo tujya kumucungura, kuko nubwo yagiye mu isi ariko na Satani yagiyeyo twamwohereje, bityo ahura n'ingorane kandi ahura n'umuntu ukomeye wavuye mu ijuru yitwa Satani. Buriya wazi ibyo ku isi kuko ayibamo, ariko hari n'iby'ijuru nawe nabyo azi bo batazi. Inama iraterana baravuga ngo ni byiza cyane yuko hagomba kuboneka umuntu nawe uvuye mu gihugu cya hehe cy'ijuru akajya gucungura umuntu kuko yabonye ishyano. Inama imaze guterana, uwo bakozeho akareba hirya, uwo bakozeho akareba hirya, ariko Kirisitu mu rukundo rwinshi aravuga ngo ngewe ntabwo ntindiganije, ndamanutse ngiye gucungura nde umuntu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Araza niho twageze mwa kiriya gitabo mu buhanuzi bwa Yesaya, muri biriya bice twasomye. Yesaya atangira hanura iby'ivuka ryande rya Yesu. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo, hari umuntu uzavuka kandi azaza ari umwana, yego azavukira mu mugore. Iyo usomye igice kibanziriza icyo twasomye niko bimeze, igice cya 7 usanga avuga uburyo umwana azavuka akavukira mu mugore akaza mu isi. Wagera mu gice cya 9 ho ugasanga bavuga noneho kuvuka k'uwo mwana. Imana yacu nishimye. Arangije Kirisitu aramanuka, araza muri rwa rukundo, aravuka. Agiye kuvuka avukira ahantu abantu benshi batajya bifuza. Iyo wumvise naha mu Rwanda ukavuga ngo nguriya ngo ni umushumba w'inka za runaka, yego uhita wumva ari umuntu uciriritse mu buryo budasanzwe. Ko bimeze yemwe. Hanyuma ajya kuvukira mu kiraro cyaho hantu haciriritse, niho yavukiye. Mu yandi magambo yicisha bugufi kurenza abandi bantu bose bari bari. Amaze kuvuka Kirisitu njya mukunda cyane ngo yiberaho mu buzima butangaje. Bwo ndi kwihuta, arakura, ariko Bibiliya ikatubwira ngo akura agenda agwiza imbaraga. Amaze gukura agenda agwiza imbaraga, nubwo yagwizaga imbaraga, Bibiliya itubwira ngo yagwizaga imbaraga z'iki? Z'umutima. Haleluya, Mana yacu nishimye. Mu mibereho ye rero Kirisitu uyu nguyu yakundaga kwibera hamwe n'abantu. Igihe kimwe Bibiliya itubwira ko yigeze ajya mu isinagogi cyangwa mu rusengero n'ababyeyi, ngo hanyuma agezeyo ngo ababyeyi basohotse we yisigarira n'abantu abasuhuza, ndetse baza no kumubura bataha batamubonye. Siko Bibiliya itubwira yemwe. Mu yandi magambo yari afite urukundo rudasanzwe. Akavuga ngo nubwo nabyawe na Mariya, ariko ntabwo naje gucungura Mariya gusa, ahubwo naje gucungura abangaba. Nkwiye kwiga uko bagenda, nkwiye kwiga uko basenga, nkwiye kwiga uko basabana, kugira ngo ninjya kubacungura mbe nabamenye neza kandi narabanye nawe igihe gihagije. Imana yacu nishimye. Yesu ashimwe. Arangije ngo arakomeza abaho mu buzima buciriritse mu bantu bambaye rugabire. Kirisitu nawe yambaye rugabire. Nani magambo yabayeho mu buzima bugize gute? Bworoheje. Yesu ashimwe cyane. Arangije ngo Kirisitu Bibiliya itubwira ko yabagaho mu rukundo gusa. Ntiyigeze agira ngo ubwo ngewe ndi umusore maze kugira imyaka nkwiye gushaka umugore. Ibyo ntabwo yabigiyemo. Kabiri, ntabwo yigeze avuga ngo maze gusoreka bityo reka nshaka inzu nziza nzabamo. Ibyo ntibyamurebaga. Ahubwo iteka ryose yajyaga agenda akicarana n'abantu akababwira ngo mbese. Mu magambo akaganira nabo. Ibintu byari bihishe muri Kirisitu rero byari urukundo gusa. Haleluya, Mana yacu nishimye. Ni nacyo rero nagezeho nsanga mu by'ukuri ikintu gihishe mu buzima butangaje dukwiye kubaho kiruta ibindi bintu byose, ni ikintu cyitwa urukundo. Mana yacu nishimye. Ngeze ku rukundo rero, nagaruka inyuma gatoya. Ngeze ku rukundo naravuze ngo mbese urukundo, ubundi urukundo ni iki? Ni iki urukundo? Urukundo rutuma umuntu wari uri ibwami, reka mwita umuntu kuko yabaye umuntu, akaba mu buzima buryoshye abandi batifuza kuvamo, wakavuga ngo ndabwiyambuye ndamanutse,
kandi akabivuga kuko habaye inama ibimwumvisha. Mu yandi magambo, byageze mu byiyumviro byiwe, hanyuma amaze kubigezamo aravuga ngo ndatindiganije, ntagiye mu bintu byinshi, amarangamutima yanjye yuzuyemo ko ngomba gucungura iki umuntu. Haleluya. Nza gusanga urukundo rero n'ibyo byiyumviro biturutse ku byo umuntu yumvise akavuga ngo kubera izo mpamvu ngewe hari ibintu ngiye gukora. Yesu ashimwe. Hari imirimo igira ngo urukundo ikagenda ikabumbatira urukundo nyarwo n'ibiriya nabonye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibi ngibi biri no muri iki gitabo nasanze pasiteri gifite intego. Iyo usomye iki gitabo mu mapaji ya 183 gukomeza, usanga urukundo ukarurebamo neza. Uyu mugabo yarabivuze inde, Rick Warren. Yesu ashimwe cyane. Uru rukundo rero ugasanga ayo marangamutima akwinjizemo gukora imirimo ifitiye abantu barenze umwe akamaro. Kavuga ngo nubwo bimeze bityo ariko ngewe ngiye gukora ibi bikorwa ngiye gukora, si ibyanjye n'umugore wanjye, si ibyanjye n'itorero ryanjye gusa, ahubwo ni ibikorwa bigiye bigakura bikagirira abantu bangahe benshi akamaro. Umva intangiriro y'urukundo rero. Haleluya, haleluya. Kandi mu kwitangira abandi, Yesu ashimwe cyane, naje kureba nsanga uburyo urukundo rugenda rukura, ndabyitegereza. Natanze urugero hariya muri fiançailles. Iyo ngewe nitwa Martin hose, uyitwa Imanirakarama n'umugore wawe. Ngewe nabonanye nawe mumenya afite imyaka y'ubukure nyine, imyaka irenga 20. Ariko maze kumubona mu marangamutima yanjye hazamo yuko nkwiye gukunda uyu muntu. Siko bimeze yemwe. Birangira rero yari amarangamutima agenda abyara urukundo, kandi urukundo rwinshi, aho numva yuko nshobora kumwitangira yewe naho yaba ari mu kaga, nkumva nakajyamo uyu munsi, aho kugira ngo waba ari mu kaga bya bindi birema iki urukundo. Haleluya. Ni narwo rukundo Kristo yagize. Aravuga ngo aho kugira ngo abari abana b'abantu bapfe, ngewe nzemera kumanuka nibura ndi umuntu umwe, ngende mfe mu kimbo cyabo. Haleluya. Urukundo rwaje, ngende mfe mu kimbo cyabo, nzababara mu kimbo cyabo, ariko bo babohoke. Imana yacu nishimye. Yesu ashimwe cyane. Ngurwo urukundo rero, kandi urukundo rw'abana b'Imana. Iyo urebye rero mu Bakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto nka biriya bice yakomeza, yavuze cyane ku bintu biranga urukundo. Njya mbikunda, ntabwo mbitindaho cyane, ariko nabishyize hariya ibice 13 umurongo wa 4 kugera kwa 8. Pawulo yandikiye Abakorinto, arababwira ngo Bakorinto rero, hari ibintu bibaho njya nkunda biranga urukundo. Yesu ashimwe. Umuntu uzabona afite urukundo, ikintu cya mbere kimuranga rugira gute? Rurihangana. Imana yacu nishimye. Kristo agira urukundo rwihanganira imibabaro. Kristo agira urukundo. Reka mbabwire, buriya Kristo yakoze ibintu bitangaje. Ibaze, uje gufasha umuntu, uje kumugirira neza, utaye ibyo wari ufite, umugezeho nkaho yakabanye nawe ngo nezerwe, ataniwe uguteye amacumu, niwe ugukubise, kandi niwe waje kugira gute? Gufasha. Ariko kuko urukundo nyarukundo rwihangana, akavuga ngo abangaba ntabwo bazi icyo bakora. Haleluya. Kuko yageze mu rukundo rwa rundi rugira rute? Rwihangana. Urukundo rurihangana. Yesu ashimwe cyane. Kabiri arababwira ngo urukundo rugira gute? Rugira neza. Haleluya. Yandikiye Abakorinto arababwira ngo maze kumenya igaciro k'urukundo, ariko hari n'ibiruranga. Muri bimwe biranga urukundo no kugira neza. Nubona umuntu atagira neza muri we, ujye uvuga ngo uyu nguyu nta rukundo. Ati Kristo yatugiriye neza. Ni nayo mpamvu uyu munsi twicaye aha ngaha. Ubundi twarabo gupfa, reka mbabwire, twarabo gupfa, ariko iradutabara de. Uyu munsi turagenda bigakunda, turicarana n'abandi bigakunda. Njya nkunda kubwira abantu bamwe tubana, hari abantu twitwa bamvuye kuri iyo ngiyo, ariko tukicara n'abandi bigakunda. Yesu ashimwe cyane. Umva ineza y'Imana. Uyu neza y'Imana ituma mu rusengero wicarana n'umuntu w'umudokiteri utarageze no mu ishuri, ariko mukaririmbana, mugasengana, mukajyana kwigaburo kubera ineza y'iki y'Imana.
haleluya haleluya. Ni ineza y'Imana. Umuntu rero utagira ineza ujye uvuga ngo uyu nguyu urukundo rwo ntarwo, niba ari n'urundi afite ntabwo ari urukundo rwande rwa Kristo. Hanyuma icya gatatu ngo ntirugire ishyari. Yesu ashimwe cyane. Urukundo nyarukundo ntabwo rugira rute, rurugira ishyari. Kristo afite urugero rukomeye. Yajyaga yambara rugabire, ndebere nawe abatambyi bagahaguruka bakaza ngo twebwe bari kubundi, bakaza mu isinagogi bari kubundi ngo reka tukubaze kwari ubundi ngo umuntu yavuka ngo bwa kabiri. Urumva ni Imana, afite ubumana, ariko abana b'abantu bamuhagaze imbere kuko babaye iki? Ariko rero ko gukomera nabyo ni iki? Kuko babaye abatambyi, kuko bafite ijambo. Imana ibahaye ijambo, ibatije n'umwuka, ndebere. Hanyuma bakaza bireguye n'ingabo batari ko wa muhungu we harya ubundi ibyanditswe bivuga ngo iki? Ariko kubundi Mose yavuze ibi n'ibi mu gitabo cye iki n'iki, bakamuha imirongo, ariko akababwira ngo handitswe ngo. Ntiyigeze agira ishyari yuko abo bakomeye bamuri imbere yiyambariye rugabire yazigumyemo. Yewe burya ntiyahinduraga n'imyenda kenshi nusoma Bibiliya, kuko akenshi yakundaga kuba mu misozi asenga Imana, yiberagaho nyine muri bwa buzima. Ariko abo ngabo bakaza nyine kuko bakomeye. Buriya hari ukuntu abantu bakomera, umuntu akagukomera na pe yagenda ukabona ntabwo yoroheje, no mu mifuka ntakuremo intoki kuko yagize ate harakomeye. Ariko ntiyigeze agira ishyari Kristo. Haleluya haleluya. Yajyaga avuga ngo aba ngaba ntabwo bazi icyo bakora, ariko njyewe icyanzanye ndakizi, naje gucungura iki umuntu. Ntabwo naje kugira gute, sinaje kuba kwambara neza, sinaje nyine kubukomeye, naje gucungura iki umuntu. Urukundo ntabwo rugira iki, ntabwo rugira ishyari. Ari abantu babaho mu nzu y'Imana tubamo, yabona korari imwe yaguze sente nk'iriya akavuga ati korari yindi ati barayiguze, tuzabereka noneho twebwe sizigiye kuntu giye ibintu byo gucuranga simbizi, nubwo rwose ndi umuririmbyi ibintu byo gucuranga reka da. Noneho bakavuga ati twe tuzagura ikubye kabiri. Ntabwo nibaza ukuntu Tabanako ashobora kurusha korari nkuru yahangaye ibyumba bariya abana, kandi dore ukuntu badone ni kuriya baza baraje kwatangiye kugira ishyari. Wabareta ahubwo ukabashyigikira, kuko byose nibyo gukora umurimo w'Imana. Ugasanga umuntu Imana none ahimugiriye neza, mwese mwari mwarapfiriye hamwe, ariko Imana imugiriye neza, ibaye imutijeho wenda akamodoka ko kugendamo. Batese mama aracyatwikoza, niyo asohotse asohoka akagira ngo abandi Imana ibaye imutije, mwihorere. Ibaye imutije n'uyu munsi, ariko ejo ni wowe wigira ishyari. Urukundo ntabwo rugira iki, ntabwo rugira ishyari. Imana yacu nishimye. Hari abantu batura ku musozi ugasanga umuntu yifitiye abana benshi. Hari abantu Imana y'umugisha ukwibyarira abana benshi, noneho undi ugasanga we yarapipije byaranze. Atari ko buriya wajya kwa runaka bakazana ibirozi bagakinduramo babiri, buriya bo ntihajya yegira byo kwirata kwe, ntabwo yabigabanya. Kumbi yagize iki? Ishari. Kandi ntabwo ariwe wiha abana, ni umwanda uturuka kuki ku Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Urukundo ntirugira iki? Ishyari. Misi yashize twigeze tugira umuntu twakoranaga, yari umugabo ufite abavandimwe babiri gusa, babiri barasigaye iwabo. Noneho abantu baza kubasura nk'abana basigaye iwabo badafite se, badafite na nyina, abana b'iki b'imfubyi. Ati bana rero twari tuje kubasura, twamenye ko muri imfubyi nibi. Bahageze bazana ibintu byitwa uburozi, katubivuge mu mazina yabo, bajugunya abo bana batekeraga hanze. Ba nyiri kubasura bajugunya mu nkono batekeragamo. Marabizi ko buriya n'abantu bagira ibyikoni, Imana ni ikigo gishima Imana. Abandi biba hanze, imbuga ni nacyo kiko, niyo byose nyine, kuko kandi nabo bakanezerwa unyumvire. Hanyuma bahageze ako kanya abantu bamaze gusezera, bajya ku meza bararya. Mu gitondo bashyinguye imirambo ibiri, umuryango burazimye, hasigara umwana umwe, uwo wari uri i Kigali nawe kuko ari yaje mu kazi. Ariko wajya kureba ugasanga mbese ishyari
ubundi ari n'igihe abantu bibwira ngo bagira amashyari kuko abandi babarushije ubushobozi, ariko hari n'abagira amashyari gusa abana b'imfubyi baba bagutwaye iki? Haba ngo kuko bariho ari abana bo kwa runaka nje numva badakwiye kubaho, ariko Imana itubabarire mu izina rya Yesu. Urukundo ntabwo rugira iki ishyari. Hanyuma ikindi yabandikiye, arabandikira ngo urukundo ntabwo rujya rugira rute rwirarira. Ari abantu buriya bazi ikintu cyitwa kwirarira cyane. Kera iyo ngiye reka njye nivugiriye, wasangaga umwana w'umusore ugasanga afite imfunguzo nk'ijana yashyize aha, yajya agenda ikagenda atya, hanyuma hano mu ipantaro ugasanga yashyize mu ibara amasabune simbizi, akagenda rwose asa nk'ati Yesu we. Kumbe nyine umwana w'umuntu niko ameze. Iyo Imana isa nkaho ituzamuyeho gato, akenshi dukunda guhita tuzamuka tukamera dutya, ariko Imana itubabarire, urukundo ntabwo rwirarira. Ahubwo iyo bimeze bityo uravuga ngo ndashima Imana ibayengejeje ahangaha. Haleluya, haleluya, Imana yacu nishimye. Arandikira arababwira ngo urukundo ntirwihimbaza. Yesu ashimwe cyane. Njya nkunda kubwira abantu dufatanije uyu murimo, buriya umurimo witwa kuririmba ujya utera abantu kwiga. Umuntu yazi gutera nk'ikorasi akavuga ati ngiye kuba nsibyemo gakeya kugira ngo nibaze ndaza kureba uretse basebe ndeba. Byarangiye yabonye ko ari we niwe wenyine gusa adahari, ibintu byose byarangiye. Abandi bakajyaho bajya no kumuhereza mikoro atakagira ntashaka no kwakira mikoro, ibintu agiye kurimba nibitanga. Akaba ati mwababonye. Bene uwo muntu usanga kenshi anakererwa n'amarepetisiyo ntayazamo, hanyuma n'izo bashyize kuri gahunda yaza akazira ati uko bijyanye hihigwe. Arashaka yuko abantu bamenya nyine ko ari we. Uyu ni umurimo mwiza dukora, ntabwo uzarangira, tuzawambukana tuwujyana mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko Imana itubabarire ijya iducisha bugufi. Urukundo ntirugira rute ntirwihimbaza, ahubwo uravuga ngo niba Imana intijirijwe, ndashima Imana ibaye irimpaye none, kuko irinyambuye najya kuyifata n'umwuka ugahera. Ntabwo urukundo rugira rute rwihimba. Imana yacu nishimwe cyane. Arahandikira aravuga ngo ntirukora ibiteye isoni. Yesu ashimwe cyane. Ntirukora ibigize bite ibiteye isoni. Buriya nabikomojeho ibiteye isoni. Hari abantu bakora ibiteye isoni ukibaza ngo mbese bariya abantu mu by'ukuri nabo mu nzu y'Imana. Ndimo nibwira abantu bo mu nzu y'Imana, ariko urukundo ntirukora ibiteye isoni. Kora ibintu ukavuga ngo n'umwana wanjye n'uzabibona n'ejo bundi azavuga ngo ibi ngibi byari iby'agaciro. Ntabwo ari ibiteye isoni. Reka nihu urukundo nirushaka inyungu zarwo. Mana yacu ishimwe. Aza kuducungura ntabwo yashakaga kwihimbaza ngo tuzamumenye, kuko ntabwo washaka kwihimbaza ngo bagutera amacumu di, ubwo ukaba ari ukwihimbaza nyabaki. Ariko aravuga ngo nibaritera hano, Yesu ashimwe cyane, bakantera imisumari yari Imana yari abizi, nzaba mvuze ngo aya maraso akomoka mu rubavu rwanjye, haleluya, izajya yabareberamo iri mu ijuru ibababarire. Haleluya, haleluya. Ni nayo mpamvu ikicaye ku ntebe y'imbabazi ihita igira uburakari, bango namenye amaraso mubabarire, namumeneye amaraso. Kabango kuko wagiye ndamubabariye. Tubayeho mu mbabazi ni ukubera imbabazi. Ubundi tuba ntabwo se mubizi namwe, ntabwo tuba tukiriho ni ukubera iki? Imbabazi. Haleluya, haleluya. Mana yacu nishimwe cyane. Ntabwo rero yigeze ashaka inyungu kirisitu, ahubwo yahoraga avuga ngo abantu, haleluya, abantu waremye Mana ubababarire, ubagirire imbabazi. Abantu waremye kirisitu we, Mana yacu nishimwe. Yajyaga yigisha abantu, ageza naho yigisha abantu gusenga. Aravuga ngo ngewe nabanye n'Imana ndayizi, ratareka mbibiri banga uko muzajya mugira mute muyisenga. Umva inyungu zitari z'umuntu ku giti cye. Aravuga ngo rata nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri hehe. Nimukajye musenga muvuga ngo Yesu we, mujye mwivugira ngo data wa twese
mu yandi magambo kubera urukundo rwinshi rwamusabye atangiye no kumena amabanga, aratumeneye amabanga, aravuze ngo iyi Mana twarabanye nzi ikikunda. Mujye muyibwira ngo uri data wa twese mwiza, uri hehe, uri mu ijuru. Mana yacu nishimye. Byari bishatse kuvuga iki? Byari bishatse kuvuga ngo ntuzavuga ko iyi Mana ari iya. Buriya hari abantu tuvuga ngo jyewe rero Imana yacu, Imana y'Abangirikani mwebwe murayizi. None si y'Abadeperi yo ni iyihe? Iy'Abakatolike ni iyihe? Ko Imana ari iyacu, ni data wa twese mwiza. Imana y'abagore niyo y'abagabo, Imana y'abakijijwe niyo y'ibisambo, kuko niyo yabiremye, kandi birema kugira ngo nabyo bibe biri hariya. Umunsi umwe nibiza gukizwa, ibindi bijye bivuga ngo twabonye Imana ikizwa. Wari uzi ko Imana ishyira abantu mu byaha kugira ngo nabyo iziheshe icyubahiro? Bajye bazavuga ngo narayibonye we, Imana yanjye narayibonye. Ushize nari ndimo numva pasiteri wanywaga urumogi wabaga Nyabugogo witwa Theogene, we ntarabamuzi namwe. Aravuga ngo njye nanyweye urumogi ku rwego jyewe n'ijwi ryanjye rigenda. Iyo abwiriza rero anabwiriza kuko ameze nk'uri kungura urumogi, ngo ariko basha nyine byaranze gushira. Ariko iyo agiye kubwiriza abantu banywa urumogi aravuga ngo mwana, bakavuga ngo aha tumenye neza ko natwe Imana izatugirira neza. Ni nayo mpamvu buriya nabo ni Imana yabo, ni Imana y'abanywa urumogi, ni Imana y'abasambanyi. Kuko hari igihe umuntu akiza akavuga ngo njyewe nabonye Imana ikura mu buraya, Imana ikavuga ngo mpawe icyubahiro. Haleluya. Kuko ni ndaya zamenye kuvuga izina ryayo. Bani magambo aravuga rero ngo ntimukajye muvuga ngo ni Imana yanyu, ahubwo ni data wa twese. Uri data w'abangahe? Haleluya. Kuko atashakaga inyungu ze, yashakaga inyungu zacu twese, akatubwira ngo mujye mwivugira data wa twese uri hehe? Mwishu. Haleluya. Mumumpera icyubahiro Kristo. Yesu nashimwe cyane. Arakomeza arababwira ngo ntiruhutiraho nihuse, turutekereze ibibi ku bandi, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ikaminira gukiranirwa kw'abandi. Buriya hari abantu mu itorero bashinzwe kumenya yuko wasibye, bashinzwe kumenya yuko buriya watonganye mu isoko uri gucuruza, akavuga ati ngiyewe namubonye rwose yamututse n'urushyi rwari ruje. Abantu bakavuga bati ubwo rero yakiraniwe pasiteri, buriya reka dore ngo muzi gutanga igaburo, reka rero tuzarebe ejo bundi naza ku igaburo tubona ari kurya igaburo rye, kandi twaramwiboneye twebwe. Ni wenda bari no kubeshya, cyangwa niyo batanabeshya n'ukuri. Aho bakavuze ngo Satani atwaye ubugingo bwe, abantu bace bugufi basenge, ahubwo bakavuga ngo bishimiye ikibi ku bandi. Ibintu birakomeye, ibintu byacitse umwuka mu buraje, kuko abantu bajya bishimira ibibi bya bagenzi babo. Ejo bundi njya nkunda leta y'u Rwanda, ngira ngo abayobozi b'iki gihugu bafite umwuka wera rwose, ntabwo twabishidikanya. Bati abantu batuye mu bishanga rwose ayo mazu navemo nibimuke, barebe ukuntu bacumbikirwa hakurya. Mu gihe gito imvura ibe yikubise hasi. Ariko dore ikitangaza cyaje, abantu bajyaga baza kureba abantu bagiye bamwe bagiye basenyeraho, bavuga ati mwajyaga ese tutababwira ngahase ubuse nshimye ko twebwe turi mu macumbi di mwese umugiye ko mwari mwarirase ngo mufite amazu hari. Bishimiye ikibi kuba Imana itubabarire cyane. Ariko urukundo ruravuga ngo ubwo mugenzi wanjye agize ingorane, ni umubiri umwe, turi itorero rimwe, ukajya mu gahinda, abarira mukarirana, nabishimye mukishimana. Urukundo ntirwishimira ikibi ku bandi. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntiruzashira. Imana yacu nishimwe. Nshaka kuvuga ku kantu urukundo rurizera. Yesu ashimwe cyane. Buriya iyo ngeze ku kwizera ndaca. Twicaye hano kuko turi kuvuga Kirisitu, yewe yaraje araducungura arigendera, nta nubwo tumuzi, ariko twizeye neza ko ari mu gihugu cyo mu ijuru, kandi tuzi ko yagiye kuduteguriraho tuzaba. Imana yacu nishimye. Ibyo turabyiringiye, turabyizeye,
kandi niko kuri kudashidikanywaho. Haleluya. Rero iyo umuntu afite urukundo disi ahita kwizera. Ariko urareba ukuntu umuntu yizera. Umwana w'umukobwa muhuye afite imyaka 20 irenga, ubwo nawe wareba iyo mwahuye afite, uhise umwizera uvuga ngo winjiye mu mubiri n'ubugingo n'ubwenge bwanjye bwose, kandi utazi ibyabanjirije uko biteye. Ariko kuko urukundo rugira kwizera, uvuga ngo nkwizeranye n'ibyawe byose, ndagukunze, Imana ishimwe. Ngurwo urukundo. Haleluya. Wajya kurahira hano ukavuga ngo mukunze ninyo, yego, kuko urukundo rwahise rumwizera rutyo, Imana ishimwe. Kirisita atitaye yuko turi babi ndetse cyane, yego, atitaye yuko twagiye tubabaza data wa twese mwiza Keriyo, akavuga ngo aba nabo mbakunze ninyo. Turashima Imana. Haleluya. Kuko no mu byaha byacu igidukunda, ikavuga ngo nubwo ari abanyabyaha, nubwo basubiye inyuma, nubwo bakabije cyane, ariko nabo nabanjye Kirisito yarabacunguye. Haleluya. Urukundo rurizera. Imana yacu nishimye. Bibiliya iratubwira ngo urukundo rugira gute? Ruriringira. Buriya kwizera no kwiringira ni ibintu bibiri bitandukanye. Turizera ko Kirisito yaje kandi dufite ahantu tubikura. Bibiliya bitubwira tuzi ko tuzajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko iyo uryamye, iyo ugiye mu buriri ukavanamo ukaryama, uhita wibwira yuko mu gitondo uje uzajya ku kazi. Siko bimeze? Ntawe ubiguhanuriye, ntaho wabisomye. Ujye umbwira ahantu usoma yuko ejo uzabyuka. Ntaho rwose. Ariko ureba abana b'abantu nyine, kubera yuko urukundo narwo rugira gute? Ibyiringiro. Kuvuga ngo ndaryamye, ugatera rwese nakenda ukakagorora neza, ejo uzagendamo wambaye, ukabyuka ukaryama. Ibyijoro ntubizi, ariko kuko ufite ibyiringiro. Haleluya. Hanga ejo nzabyuka njye ku kazi. Ibyo ni ukwiringira. Nta wabikubwiye, ntaho wabisomye, ni ibyo byiringiro. Urukundo rero ruhita runiringira n'ibitariho utigeze ubona, ukabyiringira. Imana yacu nishimye. Haleluya. Hari ibigaragaza urukundo rero. Buriya hari ibintu bigaragaza urukundo bibiri nashyize hariya, kandi nujya no mu icyo gitabo bifite muzabisangamo bisobanutse neza. Urukundo rugira ibintu bibiri birugaragaza. Ibyo tuvuyeho ni ibiranga urukundo, ariko ushobora kuba bifite byose ariko ntibigaragare. Siko bimeze? Hari ibintu bibiri rero umuntu azakureberaho avuge ngo koko uyu muntu rwa rukundo bya bindi tuvuze haruguru nibyo nukuri. Icyambere ni igihe. Icyambere ni ikihe? Haleluya. Imana yacu nishimye. Buri igihe reka nkivugeho gatoya. Igihe ni ubutunzi umuntu wese uri ku isi yahawe, kandi igihe kingana n'ikindi. Nshatse kuvuga iki? Uyu munsi bigeze ariya masaha mureba. Ku muntu ufite amafaranga ariya ni amasaha ye, ibyo yakoramo byose ntari buhinduke. Ziko bimeze? Umuntu ugiye kuburara ariya masaha naye ntacyo bimuhindukiraho, nuko bimeze. Hanyuma niba uyu munsi ari kuwa kangahe? Umunsi ni kuwa kangahe? Ni kuwa mbere. Ni kuwa mbere ku bantu bose batuye, reka nivugire mu Rwanda, ku bantu bose batuye igihugu ni kuwa mbere. Ku bana batoya ni kuwa mbere, ku basaza naho ni kuwa mbere. Mu yandi magambo, dufite igihe Imana yaduhaye, ni nabwo butunzi bukomeye dufite. Kandi ibindi byose bijya birangira, ariko igihe ugasanga kuwa mbere hagarutse di. Umva igihe. Yesu ashimwe cyane. Igihe Imana yaravuze ngo nubwo abantu batazareshya bose, ariko mbahaye igihe kireshya. Umva Imana. Haleluya. Ni nayo mpamvu buriya umuntu yaguhaye igihe cye akakubwira ngo disi buriya nzagusura mu rukundo bidaturutse ku nyungu ze bwite. Kuko hari abantu bakunda abantu kubera inyungu disi. Batiriya no mukuru wa Kirisito maye, ejo ngiye kubatirisha umwana nintamwiyegereza, bakavuga ngo ninzane recommandation. Pasteur zitavugira ngo harya umukuru wa Kirisito arakuze, harya usengera muri hetorero shingiro. Urumva agahita agira urukundo rujyanye nuko azabatirisha iki umwana. Agaca mu itorero shingiro akajyaza agatera n'amakorasi kandi atabizi, akanabyina disi. Ukavuga uti
twabonye umukirisitu udasanzwe, ariko buriya ziriya mpano zavuye hehe? Ariko reka mare kumubatirisha, uzajya umuhamagara ati Yesu we, muri iyi minsi ndi gukorera kure Yesu we, ibintu bijyana kuko nyine yaje kubera iki? Ariko umuntu naguha igihe cye akabiguha n'umutima we wose, kandi hari ibyo buriya umuntu yatanga igihe, hari ibyo yigomwa. Buriya hari ibintu mwigomwe kugira ngo muze hano. Niba nta n'akazi wari ufite, wari kuryama ukagira gute, ukaruhuka. Ariko iki gihe wahaye Imana kiruta amafaranga uza gutura nayo uzayiha, kuko Imana yavuze ngo mu kintu gikomeye namuhaye yakozemo aranzanira. Imana izakubaza igihe yaguhaye n'icyo wagikoresheje. Ubwo butunzi bukomeye, kandi ntuzavuga ngo ngewe burya nta mafaranga nari mfite. Izakubaza ngo igihe naguhaye wagikoresheje iki. Ntabwo uzavuga ngo nge nta bana nari mfite. Izahita ikubaza ngo hari ikintu kimwe nahaye mwese, nimumbwire icyo mwagize gute, mwagikoresheje. Yesu ashimwe cyane. Iyo rero umuntu yaguhaye igihe, ujye uvuga ngo uyu muntu arankunda, kuko yampaye mu butunzi bukomeye Imana yahaye umuntu uwo ari we wese. Dufite ubutunzi bungana ku gihe Imana yacu ishimwe. Kirisitu rero afata umwanya we, aravuga ngo ngiye kumanuka njye mu isi, kandi ntabwo nzagenda nk'Imana, ahubwo nzafata igihe mbanze ngende njye mu nda y'umugore. Yego, nimara kujya mu nda ngende bantu mwita amezi yayandi, hanyuma mvuke nderwe nk'uko abandi bana bagira bate barerwa. Umva icyo gihe kandi yari afite ububasha bwo guhita aza agahindura ibintu byose. Aravuga ngo ariko kuko nshaka kwigisha umuntu igihe, ngomba kubifatira igihe nanjye. Yesu ashimwe cyane. Arangije ngo arakura, nibwo yagiye agera no mu mirimo. Yari n'umubaji, siko mubizi, atangira n'imirimo gukora. Mu yandi magambo, mu gihe Imana yaduhaye no gukora birimo, kandi izabitubaza. Arakora imirimo ye, ariko ubwo yakoraga ntabwo yaretse umurimo w'Imana. Mu yandi magambo, yakoraga ibimutunga, ariko akavuga ngo icyanzanye gikomeye ni ugutunga no kubeshaho abandi. Akava muri iyo mirimo akajya gukora umurimo w'Imana, kandi ku manywa na nijoro, mu misozi no mu mataba akazamuka agakora. Imana izatubaza igihe yaduhaye icyo twayikoresheje. Yesu ashimwe. Aduha igihe kirangiye njya mukunda Kirisitu. Aravuga ngo ngomba no kugira igihe cyo kujya ikuzimu, kuko hari abantu bamaze kumanuka batakiri hano hejuru, ahubwo bageze ikuzimu. Ntabwo ndi buhagarare ku isi ngo mbahamagare, ahubwo ndemera mfata igihe. Mfata iki? Igihe mpite manuka ngende masangeyo. Afata n'igihe disi cyo kujya hehe? Ikuzimu. Izatubaza muri cya gihe wowe wafashe ikingana iki ushakashaka Imana, izakitubaza. Arangije ageze ikuzimu, amara y'igihe nyine, amara y'iminsi ngahe? Ni igihe. Aravuga ngo igihe cy'ikuzimu kirarangiye. Azamutse yari arangije umurimo we, ariko aravuga ngo ngomba no gufata ikindi gihe, kuko naje gucungura abantu. Ngateranya intumwa, ngateranya abantu banjye, nabwo ngafata igihe cyo kubabwira. Yongera afata ibindi bihe. Nangiye kubabwira ngo umukirisitu utagira ibihe arazima. Umukirisitu utagira ibihe, afata ibihe byo gusenga, afata ibihe byo kwinginga Imana, afata ibihe byo gukorera Imana, uwo mukirisitu arazima. Kirisitu yajyaga afata ibihe, kandi yari afite ubumana bwo kuvuga gusa rimwe bigakoreka. Ariko si uko nguko yakoze. Yafataga ibihe. Yafataga ibihe byo gusenga, agafata ibihe byo gukora, agafata ibihe byo kujya inama, agafata ibihe byo kwicarana n'abantu. Kirisitu agafata iki? Ibihe. Naje kubabwira ngo nimudafata ibihe, ubu kirisitu burakamuka, umuntu ukajya umubona ari usenga ariko atari umukirisitu. Nari ngiye kubabwira ibi. Igihe Imana yaduhaye izakitubaza, kandi irashaka ko tugikora mu iki? Ibihe. Icya kabiri, ubwitange. Kirisitu haleluya. Buriya reka mbabwire, kwitanga ni ikintu gikomeye cyane abantu batajya bashobora gucaho akarongo ngo bacyumve. Iyo bavuze ngo kwitanga mu nzu y'Imana, siko bimeze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi dushaka gushyira amakaro mu rusengero, bakavuga ngo rwose bantu b'Imana mwitanga. Bishatse kuvuga ngo ufate ku butunzi bwawe ufite, yego, bwari kukubeshaho none n'ejo hazaza, ukureho wembere. Ni nko kwikeba uzane mu nzu y'Imana ushyire hari. Yego. Cya kabiri,
uzarebe iyo umuntu arwaye kwa muganga, iyo umuntu arwaye kwa muganga njye ndeba buriya abantu barwara buriya nabi Imana izatubaza ibyabo cyane. Umuntu akarwara umunsi umwe, 2, 3, abantu bakamusura icyumweru bakamugemurira, ariko namare mu kwezi Yesu we ese runaka aracyarimo, njye mperutse disi ku munsi wa 2 arimo, ariko giye rwose nabuze umwanya pe. Ariko hari undi witanga ku wa mbere akitanga ku wa 2, nyamara wowe wabuze iki? Umwanya. Ariko reka mbabwire, nta muntu ujya ubura umwanya wo kurwara. Warwaye ibyo ukora byose umwanya urawubona wo kurwara, ukajya mu gitanda ugatuza ukarwara di. Wowe ndarwaye ku wa mbere, ku wa 2, ku wa 3 bakakuvana zashika bati bamuhaye transfer ya Faisal, ukemera ukajya muri iki ambulance ukaryamamo. Nta muntu ukibura umwanya rwose, ukaryama igihe shoferi ataraboneka, ukagira gute? Ukaryama. Iyo bava no mu ntara shoferi hari igihe agera ahantu akajya kwigurira nk'ibigori iki, ugakomeza ukaryama kuko uwo mwanya urahari. Nta muntu n'umwe kuri iyi si nabonye ujya ubura umwanya wo kuryama aho hantu. Ariko nyine wo mu nzu w'Imana wo utubana muto cyane, n'Imana nayo irabizi. None se urumva jewe ngomba kugaburira abana, yabampaye sitazi ko bazarya, ngomba kubikora. Noneho burya nutagira ubwenge, nutagira n'ubwenge bizaguta. Nagira ngo nkubwire ko hari umwanya uzabona kandi ubone neza uhari. Ujye ubona ku manywa ubone na nijoro. Wari uzi ko nijoro abantu baryamye kwa muganga batabyuka ngo bicare ngo buke, oya naho bararyama. Hanyuma ku manywa igihe abandi babyutse bo babagize bate? Baryamye. Umwanya wo kuryama ugize gute? Urabone. Nagiye kubabwira ngo kuba mu bintu by'Imana ni ukwitanga. Kuza ahangaha ni ukwitanga, aya masaha yo gukererwa ni ukwitanga, kuba umuririmbyi ni ukwitanga, kuba umunyamasengesho ni ukwitanga. Haleluya. Gusura abantu ni ukwitanga, kandi no gukora imirimo yo mu nzu y'Imana ni ukwitanga. Ntawe ubizana kuko yabirenzwe, ahubwo ni ukwitanga kandi zabyibuka. Abantu bafite ibi bintu bibiri rero, umuntu agafata igihe cye akagikoresha neza kandi mu nyungu zitari ze bwite. Icya kabiri umuntu akitanga, ujye uvuga ngo afite iki? Urukundo. Ubwo ni urukundo rwa Kirisitu, nuko bimeze. Twihute. Hanyuma hari imbogamizi z'urukundo nabonye. Iyo ugiye mu Baheburayo twahasomye ibice yaho 13:5-6, hari imbogamizi ziriya nazo ebyiri, izi ngize ebyiri kandi zikomereye abana b'abantu. Iya mbere, dufite ibintu byitwa guhuga mu bintu byinshi cyane. Bibiliya yatubwiye ngo mu Baheburayo twahasomye, murahibuka? Reka twongere tuhasome ko ni imbogamizi ikomeye kugira ngo tuze kubyumva neza. Iyi mbogamizi tuyumve. Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, twasomye ibice 13 umurongo waho wa 5. Hatubwiye ngo ntimukagire ingeso zo gukunda iki? Impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Dore imbogamizi ikomeye cyane rero y'urukundo. Buriya reka buriya dukunda kwitangaho ingero. Imana ishimwe, njya nkunda kubwira abantu ngo ufite umugisha ukomeye madamu, ahantu hose tugiye kuvuga ubutumwa turajyana. Noneho tukavuga ngo reka tujye tubanza ubwacu natwe tuvuga, ariko wa mugani ibintu tubwira abandi turagerageza. Ntabwo wabishobora rwose, ariko turagerageza. Yesu ashimwe cyane. Buriya niba hari ikintu gikomeye gisenye ingo z'uyu munsi, ingo za ryari z'uyu munsi, ngikiriye. Abantu barahuze, urasanga umupapa ashaka ibitunga urugo, agashaka amafaranga, agashaka minerivare, hanyuma akigisha, akabwiriza. Mumbabarire pasiteri wenda ninkomozaho, hanyuma akavuga ngo mumbabarire ati abana bagiye kwiga, ubwo ari kubaza nde? Mugore. Twe dufite abana 4.
ubwo biga no mu myaka itandukanye. Hanyuma se devoir bazikoze, hanyuma se bafite uniforme atake ubwo birahagije rero mfite ndi busy. Hanyuma unananiwe ngiye no kuryama, ubwo ndazinduka kare, rimwe na rimwe ntanabimubwire, ukaza ujya mu gitanda ubyuka ugenda, icyumweru kigashira. Ntabwo abana bakeneye yuko ubaha minerivare, ahubwo bakeneye kubona papa wabo akabarira. Abana bakeneye igihe cy'ababyeyi babo. Abagore cyangwa abafasha bacu bakeneye yuko bitunga urugo, bitunga umubiri, ariko bakeneye yuko tunabana. Mu yandi magambo, ikintu gikomeye cyane gitumye abantu no gukorera Imana bitunanira ngibiriye. Buriya abantu bakakubwira bati nagambiriye kugusura kenshi rwose, ariko rwose nabuze umwanya pe, naragerageje ukwezi kurashize, kandi ariko uri inshuti yanjye disi, uri inshuti yanjye eswe, kandi muhuriye wenda mu materaniro, ukwezi gushize umubwira ko, cyangwa se yarazi kuri inshuti koko, ariko kubera guhirimbanira gushaka ibitubeshaho tubuze umwanya w'iby'inzu y'Imana, tubuze umwanya w'iby'iwacu mu rugo aho Imana izatubaza, tubuze umwanya w'itorero. Imana tubabarire cyane. Icya kabiri, dukunze kwirebaho ubwacu, bango njyewe niba nigeze adusetsa ati njyewe uriye nkunda kugura ikoti, bani ibidutije n'aka kantu karaho ngaho, ngo nta n'ibitugu byanga ikoti rero. No ati njyewe iyo nabonye umuntu wambaye ikoti risa n'iryanjye tubwo ndarireka ese urireka kubera iki? Ati ntabwo nkunda ibintu bya rusange. Kumbe umutima we wuzuyemo yuko agomba kuba we. Tuko ni njyewe n'abana banjye, umugore wanjye, urusengero rwanjye, iyo ntasengeye Kimironko ngewe burya nta nubwo mfashwa, ariko Kimironko so hari Imana. Haleluya. Ahubwo Imana yacu nishimwe cyane. Ariko kuko wabaye njyewe buriya baranavuga bati reka tujye no gukorera Imana. Ati njyewe hari abantu tugira kavuga uti rero tugomba gufata ibihe byo gusenga no kwireza ubusa. Ati njyewe tuni wacu n'ibyigeze bimbaho Yesu Umwami. Kumbe yabaye umuntu ni njyewe gusa. Wamubwira ati ariko rero dukwiye gufasha abakene bari mu nzu y'Imana. Ati ariko se abo bakene njyewe si ndihagije, kandi Imana iba yigutije bikeya ngo irebe uko ubanza ukabikoresha, wenda izanakongerereho, ariko twabaye bangewe. Biriya ni imbogamizi zikomeye. Reka twihute. Hanyuma hari icyanyuma rero natekerejeho ndetse dukwiye gukoraho mu by'ukuri dufashijwe n'ijambo ry'Imana. Icya mbere, hari abantu rero bumva ngo byaranacitse, ariko ntabwo byacitse. Turashima Imana ko ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Reka tuyipangire icyubahiro Imana yacu. Hanyuma buriya igihe cyo gukunda ni uyu munsi. Igihe cyo gukunda ni ubu turiho tubivuga, ntabwo ari icyashize irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko icyo uyu munsi kizakikubaza rwose. Yesu ashimwe cyane. Impamvu uvuze ngo ni uyu munsi ni iyi, ni ukubera ko uyu munsi hari ibyorezo. Twaje hariya turakaraba, ahantu hose ni ugukaraba, kandi murabizi. Sinzi niba mwebwe muri no gusuhuzanya, tere rwose ibintu byakomeye. Ariko reka mbabwire, ni uko nguko bimeze. Ariko hari abamaze guhitanwa n'icyo cyorezo. Kumbe uyu munsi habo hagize gute? Hararangiye. Hari igihe ujya kumva ejo bundi mu minsi yashize twagiye gushyingura umuntu w'inshuti yacu wari waguye muri ya mpanuka mwumvise yishe abantu benshi. Siko bimeze? Yari umupapa, noneho yabyutse abwira umugore yaduhaye ubuhamya. Araza ati jyewe madamu ubu ngiye Cyangugu, yari utuye hano i Kigali, ubu ndagiye rwose, bapanga gahunda, harangije ati ndagiye. Ubwo akigera Kamonyi umunsi we uburarangiye. Mene magambo, igihe cyacu ni iki ngiki, ni nacyo gihe kiza cyo gukunda. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri ni ugushaka ubutunzi budashira n'ibyo tuzasubiza Imana tugeze mu gihe cyo kujya mu ijuru, cyangwa se tugeze mu ijuru. Haleluya. Buriya gukunda rero ni ikintu gikomeye cyane. Kristo yaravuze ngo hari amategeko menshi, hari aya Mose, ariko ati ibintu bibiri gusa, ibingibi bibiri bikubiyemo amategeko yose muzi nayo muzamenya, ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe,
icya kabiri nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira gute, ujye ushaka kuryama nk'aho nawe haryama, ujye ugenda, ujye ushaka kujya mu modoka nk'iyo nawe yakagiyemo, ujye usengera ahantu hameze neza nk'aho nawe yagasengeye, ukubayeho nawe ujye uvuga ngo mugenzi wanjye naweho nkakuriye. Iyo bimeze gutyo uranamusengera ukajya uvuga ngo Mana muzahure nk'uko nanjye wangenje. Ariko wari uzi ko ari abantu Imana izahura bagahita bakomera cyane, niba nibuka ko inyuma yabo hari abandi, hari ahantu ho gukorera umurimo. Ariko iyo ukunda mugenzi wawe uravuga ngo Mana ndagushimiye ko uyu munsi nagize gute nari. Ni nayo mpamvu mu isengesho Kristo twigisha yaravuze ngo ujye uduha ibyo kurya byacu bya ryari. Ariko ubwo nibande mbese ni njyewe ngenyine? Twese abatuye isi ujye uduha ibyo kurya byacu bya ryari by'uyu munsi. Ariko uzarebe rimwe na rimwe hari igihe tujya ku meza twinaniriwe dushonje, ntunibuke no gusenga cyangwa ukavuga Imana ibiha umugisha. Imana ibiha umugisha se abatabibonye bubwira bahiki? None se nabiha umugisha bararana inzara? Ariko nibura ukavuga uti Imana ubwo negereye ameza ndagusabye ngo n'abatabibonye Mana ubibuke, kuko mu kuboko kwawe harimo ibintu byose. Nibura upfe kuvuga n'ibyo ngiye Mana ibiha umugisha. Rimwe na rimwe ubwo kandi aba ari umunyamasengesho, ubundi tugerayo Mana yanjye tewe amateraniro anatinze, ariko bimeze bite? Ubwo umuneke wari hafi, kumbe ntabwo twibutse yuko hari abatagize gute, hari abatabibona. Ariko iyo aba twakundaga n'abandi twavuga ngo ubwo ngiye kumeza none hari abatabibona. Siko bimeze. Nubwo uri iminsi hari abantu bataza ku rusengero kuko bajya kuza imvura ikabanyagira bakabura uko bagenda. Ubwo ngewe ngerayo rero Imana impaye uburyo bwo kugerayo. Iyo aba hari ubundi buryo, Yesu ashimwe cyane, bwatuma abantu bose tubana mu nzu y'Imana babona uburyo bwo kugerayo, Mana uzabaho uburyo bajye baza mu nzu yawe. Ariko urabanyuraho n'ikiziba ngo pfa, ahubwo bakaje kuvuga ati seje nakenda kamwe yari afite ugateye ikiziba ntazabona nuko ejo aza gusenga. Ni umuhemukiye ibyo. Ariko Bibiliya tubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu ashimwe cyane. Icyanyuma nigeze numva umugani ni umugani w'Abanyarwanda. Umuntu arayabwira ati wa mwana we rero reka nkubwire, buriya dore mwe muri abavu, ariko aho kwiruka ushaka ibintu, aho kwiruka cyane imbaraga nyinshi ngo uzishyire mu gushaka ibintu, ujye ugenda bucye utinde ushaka umuntu, kuko mu muntu buriya harimo ibyo ugiye gushaka. Nibaza ibyo ashaka kumbwira. Ariko reka mbabwire, ningira amahirwe nkaba inshuti ya pasiteri, buriya nziga kugenda nk'abapasiteri, nige kwicara nkabo, nge ndeba niba nakora nayo yambera. Hari n'igihe kubera ko ayishyira hasi wanayigira ukabona byose byambera, kumbe utangiye kwiga kumera nk'iki nk'abapasiteri. Nubana n'abacuruzi uzajya ureba uko ubucuruzi bigenda, uvuga ati ariko Mana nanjye numva gucuruza nzabigenza siko bimeze. Buriya umuntu usengera muri urusengero najya kubaka ni azajya avuga ati mikaro nk'iryo nasengeraga singiye ugiye kujya inyuma y'abandi kuko wararibonye. Ariko hari abatazi niba ngiye babadi n'ibiki, wenda yareba akabona ari nk'ibirahure, ariko Imana wibaye bikwicajemo kugira ngo nige uburyo uzubaka iyawe. Nubana n'abantu b'abakontable uzajya umenya uko bahuza imibare, ibintu byose bikajyamo neza, baba bati ibintu byabo biri ku murongo. Niko bijya bigenda. Uzasanga rero kuko wabanye nabo bose nawe wabaye iki byose, umucuruzi waba pasiteri waba umukontabule waba umuvugabutumwa n'ibindi nk'ibyo. Kumbe Imana ihisha ubutunzi bwinshi mu bantu tubana. Imana yacu nishimwe. Twihute tugere kuri bya bibazo. Twigiriye muri bya bibazo rero, mwihangane, urukundo rw'Imana ruraryoha cyane kuruvuga ntabwo twarurangiza, ariko uru ni urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe dushyigikire ngewe namwe kugira ngo iduhe urukundo rutazashira. Bibazo rero ngibiriya ni bitatu, hanyuma tugiye kujya mu matsinda tubiganireho, kandi ndibwira yuko ibisubizo dusa nkaho twagiye tubizamuraho gakeya, hanyuma mu mwanya mutoya tubiganireho. Nitumara kubiganiraho twese mu matsinda tuze kugaruka dushaka n'ibisubizo, hanyuma tuba tugeze ku musozo wacu w'uyu munsi. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Amen.
kugira ngo rero bambwiye ko mufite amatsinda ashingiye ku matorero shingiro. Reka pasiteri abidufashemo kugira ngo dushyire mu matsinda, noneho dushobore gusubiza biriya bibazo. Imana ibaha umugisha. ngira ngo mwakongera mukamushimira kuko ibi ni byiza cyane. Ntabwo ndi bivugeho, ahubwo tugiye kubivugaho mu matsinda turebe ko koko ari byo. Kiriya kibazo cya nyuma ngira ngo ni umuntu uri mu bihe bya nyuma, uri kuri mashini ushobora gusohoraho bya nyuma, asezera ku isi. Umuntu uri mu bihe bya nyuma asezera ku isi, wabonye cyangwa wumvise ari ibiki yifuza gusezeraho bwa nyuma? Impamvu nayo igira ute uyivuge. Hanyuma rero tujye muri ya matsinda yacu. Ngira ngo abahariya murabona intebe zirateguye, babandi ba hano bose ahariya, buri tsinda mbese ni sawa. Noneho iza mpapuro rero reka inshuti z'umusaraba ngwino utware, ubahagarariye atware urupapuro yihuse. None Tetero nawe ngwino Tetero, ngwino utware urupapuro. Abakurikiye Yesu namwe mwihuse, kandi ushobora kuba batarahagira. Noneho abakurikiye Yesu, ego inshuti z'umusaraba buru. Noneho Umusamariya mwiza mwihuse. Hanyuma imitari namwe mwihuse. Inshuti z'umusaraba, Umusamariya mwiza nguru mutari. Noneho abizera. Hanyuma abahujwe n'Imana barahari? Abahujwe n'Imana bahageze se? Abahujwe n'Imana ntabo? Noneho abantu baturutse intumwa za Yesu.